Yes, muraho neza bakunzi ba Mwamini TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Byutse mbasuhuza mbabwira nti mukomeze kugira impagarike nziza, mukomeze kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza nicyo kintu cya mbere duharanira buri munsi. Buri wese aharanira kugira ubuzima bwiza. Kandi ntabwo ushobora kugira ubuzima bwiza utagize gute utakoze ku mafaranga. Rero dore inama ya mbere ngiye kukugira kugira ngo ubashe kuba wagira amafaranga. Ese ujya wibaza umwuga wo gucuruza amafaranga ukaba waba umuagenti, ukaba waba umuagenti wa MTN, ukaba waba umuagenti w'amabanki. Murabona afite amabanki menshi atandukanye. Iyi ni ofisi yanjye itandukanye, murebana izi ni serivisi zose z'amafaranga agiye gute ndimo ndacuruza. Ese wowe ujya wibaza ukavuga ngo bari abantu bacuruza amafaranga bunguka bate? Ese ni gute biba bimeze? Ese natangiza amafaranga angahe kugira ngo mbashe kuba nacuruza amafaranga? Ese bigenda gute? Ese ni ibiki basaba? Ese uyu umuntu acuruze yabikije ko yagiye umuntu abitsa ku buntu sorry ati biba bimeze gute? Ese byunguka bite? Ese bikora bite? Nta gihe nawe ujya wibaza ati ibi bintu bikora bite? Niba ujya wibaza ibyo bintu, kora subscribe kuri Mwamini TV ubundi ukomeze kubana na Mwamini TV. Nze nkuvire imuzi buri cyose ngire gute ubwire ukuntu kigiye gikora, uko cyunguka, ukuntu bagenda bakubarira inyungu nuko biba bimeze. Nakazi gashobora kugutunga, gashobora gutunga bawe nawe ukagira gute ugakigita ku ifaranga. Kandi iyo ucunze ku bantu bakora ku mafaranga abanezerewe meme nubwo waba ucuruza amafaranga yawe, ariko uvuga ngo aya mafaranga ukwezi kuzashira buri muntu wese agenda agira gute amereza kuri Prosa nagiye nkorera. Rero niba ufite iyo nyota yo kugira ikintu umenya, ndakubwiye ngo kora subscribe kuri Mwamini TV ubundi ukomeze kubana nanjye umunsi ku munsi, ngende nkubwira buri kimwe uko kigiye gute kigiye gikora nuko kigiye kira gute cyunguka. Inyungu irahari kandi buri wese yayikoraho. Iyi ni ofisi yanjye nkoreramo umunsi ku munsi. Ese murabona nabameze nk'umutekamutwe cyangwa murabona nabameze nk'umuntu waba ucuruza amafaranga koko? Yes, nge ndi Mwamini ukomeje kubana namwe. Niba rero wadukunze kora subscribe ubundi ukomeza kubana nanjye buri munsi. Ndaje nkuvira imuzi buri kimwe cyose, hanyuma ubwire niba hari icyo ukeneye kumenyamo kibanze bya mbere na mbere. Andika muri comment umbaze uti bimeze gute, ese natangira gute gutya, none kugira ngo mbone aho mpera mpita nkubwira inama ndetse nkubwira nuko warinda ibyawe. Yego, ushobora kuba ukiza mu kazi uri mushyashya, ukaba hari imbogamizi nawe uri guhura nazo. Ndaje nazo nzikubwire. Komeza kubana na Mwamini TV. Ciao ciao.